Neza ko kuba wari wateguye kuri performing warakoze rihaso iki ibintu byose yarateguye ukabona ntabwo bikunze ntabwo ari ikintu cyiza ambabaje ariko bikongera nyine wumva nta kibazo kuba nayo nateguye kuba ndakwita performance yanje ukaba ubonye bibaye n'ibintu by'ibisari na mu mirevide ushaka abandi baze bafata amahenesi kashinde nazo nakubise pokora zane ko prof mushire ngo hasi kuga reka nizere ko umeze neza wowe ugikurikirana kuri Step Up TV Show. Reka nizere ko ibintu byawe bikomeje kugenda neza kuko twari twabivuze kuva kare hose ku mbuga nkoranyambaga. Twari twabwiye ko turaza kuba kiri Gikondo ku kigo cy'urubyiruko anagiye kubera Next Africa Star. Na birori byagenze neza, gusa ibirori byose bigira mistake ibamo cyane cyane iyo akiri bitoya. Ibirori bigitangira byari byiza cyane, hatangiye umuhanzi watangije, hari amakuru menshi y'ababyinnyi yari yiteguye kuba yakora performance, dore ko hari kuri 8 uyu munsi hari habaye irushanwa ryerekeranye n'abo kubyina. Koro zose ntabwo zagize amahirwe yo kuba zajyaho nk'uko mubibona burije nijoro, kandi twatinze gutangira n'umuriro waje kuba waba ikibazo. Aba bajeni banjye mbere ko dutangira igitaramo twari turi kumwe, none nongeye kugirirwa amahirwe no guhura nabo. Reka tubakire batubwire uko babifashe. Mbese ubyakiye gute kuba show bari bapanze guperforminga itabaye? Mu buzima habaho challenge, ntabwo ibintu byose babikora ngo bibe perfect. Wenda ikibazo cyabaye amasaha, uburyo yapanzwe nabi, ariko ntekereza ko kuba wari wateguye kuri performing warakoze rihaso iki ibintu byose yarateguye ukabona ntabwo bikunze ntabwo ari ikintu cyiza. Ariko nanone igihe cyatakaye ntabwo uba wakigarura. Bivuze ngo batubwiye ko igihe bazongera gutegurira show neza bazongera kutubwira. Urumva umuntu wateguye n'ubundi ahora ari ready, nubwo bitabaye ubu ngubu. Igihe bazongera gufungurira ko turi bukore ewana ni gahunda, ni show, ni bag show. Nohereza mugeze wacu Mike nawe tubwire ubyakire gute kuba udaperforminze kandi ari wabipanze. Nje nyine birambabaje ariko bikongera nyine wumva nta kibazo kuba nayo nateguye kuba ndakwita performance yanje ukaba ubonye bibaye n'ibintu by'ibisazi. Ariko nje ndakeka ko ibutanza abikora ibyo nakoze no munsi kuko umwanya tubanye mukeya cyane rwose. Bibaho challenge zibaho, ariko impamvu bari hano nuko nyine bari biteguye performance. Reka batwereke mbese kuba performance yabo itabaye twahombye iki, twereke impamvu twahombye kabisa kuba tutabonye performance yabo. Okay, ikofi bevide twisanywe na mu mirevide ushaka abandi baze bafata amahenesi kashinde nazo. Ikofi bevide twisanyure na mu mirevide ushaka abandi baze bafata amahenesi kashinde nazo. Bahombye natwereke impamvu twahombye ko tutabonye stage yawe. Impamvu twahombye reba kuri kamera. Nje popo avuga murabizi nitwe twanakiga kuva kera bampana nka ruga nakoze iziri numva ariyo nzira ayi hasi yanwaye umugisha ndikumva vinikaraga rurema po kama kina we mudadra hwiga na popo kubera iyo paki basumba bafata nje mwami bitaka bikini here no cyo kunikagira kini kuitsapura tsapi bizaho nimushira hasi ndakuzamura zora kime kumihati nakoze ibyo nakoze nzabikora kubera bose mbahata amabara kuri clip nakubese pokora zane ko prof mushire ngo hasi kuga ngo popo kiziniga zerata majinda ko bagoko nanye ndagufata ndagukaba izo nici zibunye kabisa kuba tutabonye aba bajeni nk'uko bumvishe twahombye ibintu byinshi cyane. Ariko n'ubundi ibintu babikomeje nk'uko mwumvishe ni abajeni badasanzwe. Bamanze batubwiye ku mbuga nkoranyambaga bitwa bande kugira ngo dukomeze ikiganiro nyine abantu bazi imbuga nkoranyambaga mwabashakamo. Okay, urubuga urwo ari rwo rwose rubaho rucuruza umuziki nitwa Paskid, wandika pasi yo gutsinda Kid y'umwana bifatanye kabisa aho ngabo bahageze. Tutarajya kure Paskid ni izina ryaje gute nonde? Pass nuko byumva ni success. Kid
n'umwana urabisobanutse n'ibyo ngibyo n'umwana uzapasiga cyangwa wapasinze. Behind hari meaning y'ayo magambo maremare ariko icyo wafata ni basket n'ibyo. Ubwo nzabatumira kuri Step Up TV show tubiganire mu buryo burambuye. Nawe ibwira abantu uvuge ku mbuga nkoranyambaga bagukurikira kugira ngo bagusapotinge. Okay, njyewe nkoranyambaga ndiho kuri YouTube cyane kuri TikTok bandika Ragadi, ugishyiraho Ragadi ukahita urenzaho inyuguti rimwe ijambo rimwe Ragadi uhita umbona njyewe nyine mba ndi kubica bigacika, shyiraho uduca yindi tungo amatwanjye nyine nukata, ariko nyine ibintu bibereye aha nyine ni amateka biranshimishije, nubwo nyine nanjye bize kubangama nyine nkabona sinkoze, ariko nyine abandi babikoze nabonye bakoze ibintu byiza njye byanshimishije rwose. Naha naringeze babyinnye Dejina babyinnye amakuru menshi, mbese wowe wabibonye ute? Mutubwire ukuntu mwabibonye kabisa. Okay, ikintu navuga cyo abantu bose ku mpande zombi bari biteguye, yaba dance yaba fashion yaba artist bari biteguye ku rwego ruri hejuru. Ikibazo kije kubaho ni time, but ntago twabihindura kuko nyine time ntago wayigarura ngo mbere uko byari bimeze, ariko ubwo n'aba judges cyangwa se abateguye igitaramo babonye ko havutsemo mistake, bazajya bamenya ko bagomba kubyaza igihe bafite kubikora neza. Ini gitaramo we warangije kubivuga bakwemeje kabisa. Nari turi gusoza mwongere mudutemo tera kure wowe ngo muhe pikera yumvukora imera cyane ongera kurema ngo muhe pikera yumvukora imera sinsaba ibi nzabikora paka birenze imipaka kukibe muhata paka icarurede ndi gukaba ikintu nigiteze gukama nago bisazi guhiga amajara nago nahara amagara ngo nkora amabara ngo mindure imirongo jabi biriya kabanyira isaku ndibizi ko biza amasaku kuba ni ubugeni bwo munyaro wasize inzako zarenze umutaro twara abashimye cyembere rwanyu bagage muzinzi bipangu fa indutazi mbondana amasasu nawe maza uvuge bagiye ese bebe nkunda ntazi nza kuba nawe baby nabanyishe no mu mutwe nakatira abo turi kumwe bebe byumva ndagukunda urenze abo nahisemo ibibazo nk'igihumbi ndikubazwa n'abana ese ko wahindutse ndetse ntuzahinduka ese bebe kuki ngukumbura kandi njyewe nakuzi ese duje wabyumva ukuntu nasaze ese nawe ni kuri ndimo ndakubwiza ukuri kabisa bita pasitidi n'umujene wanjye twari turi kumwe. Reka twizere ko n'ubundi nongera gutangaza muzaba muhari mukagaragaza ikibarimo kabisa, muhaguruke mukora ibyo mukunda mufite karata kandi nabakunze kabisa. Reka tuze guhura nk'ibisanzwe, ariko mwebwe mudukurikirana hano kuri Step Up TV show. Bibutse ko telefone nta yindi ni Redmi niyo telefone twabazaniye nziza cyane. Abantu bakeneye Redmi muze kutwandikira kuri WhatsApp, nimero ni 0793 82 namwe mwifuza kwamamaza ibikorwa byanyu bikagera kure, mwebwe ko n'amafoto meza n'ahandi afatirwa usibye kuri Kevin photographer. None reka mbabwire ngo umugoroba mwiza wa jene nakundi bibaho, tuzongere duhuze hano kuri Step Up TV show. Ni wabo w'Imana mwaduhamagara n'ubundi n'ikiganiro mukayakiraga kuba kigezeho bayita Step Up TV show kabisa. Ushaka telefone nziza igendanye n'ubwiza bwawe nta yindi ni Redmi one more side one more wonders. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us.